Reka mbasuhuze cyane mbabwira ngo amahoro y'Imana abane namwe mwese aho muherereye mu mpande zitandukanye z'isi. Aha rero ni mu rurembo rwa Rubavu, umushumba mukuru w'ururembo rwa Rubavu ngira ngo muramubona cyane, yitwa Uwambaje Claude, akaba arimo agenda yerekana abantu bazasengerwa bakavamo abapasitori bashya nk'uko biteganywa na ADEPR muri gahunda yayo yo gusengera abapasiteri barenga 1500 mu mwaka utaha. Rero aba mbere bazasengerwa mu cyiciro cya mbere batangiye kwerekanwa ku matorero yabo kuva tariki ya 9 z'uku kwezi, bakaba bazasengerwa mu cyiciro cya mbere hagati ya tariki 9 ndetse na 18 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka. Rero ubwo yagendaga yerekana aba bapasitori ndetse n'abo barushinganye cyangwa se abo bashakanye, kuko nabo bazasengerwa kugira ngo bafashe abo bagabo babo cyangwa se abo bagore babo kuzuzuza neza inshingano za gipasitori, kuko uwo mwashakanye abaye atabishaka ntabwo wakora uwo murimo wa gipasitori neza. Rero yaba umugabo yagendaga yerekana umugore we, ndetse n'umugore niba ari we uzasengerwa akerekana niba afite umugabo, kuko ADEPR ntabwo ijya yemera gusengera umuntu ku nshingano z'ubupasitori utarashinga urugo. Rero gusa muri uku kuberekana, nk'uko tubizi ADEPR hari amahame shingiro, hari umuco wayo ifite, kandi kubaha umuco waho uri nabyo ni ibintu biranga umukristo mwiza. Ngira ngo nubwo ikintu cyaba cyarashyizweho n'itorero ariko atari icyaha, ndetse ariko kitakwangiza wowe mukristo, ngira ngo kugikurikira nta kibazo. Iyo ikintu ari cyiza wagikurikira. Tukiri aho rero, benshi bajya bavugishwa ku bigendanye n'imisatsi batabivugaho rumwe, bavuga bati mbese ADEPR yaba yemeye imisatsi ngo abenshi bayishyireho? Benshi bajya bavuga ati badukomorere twishyirireho imisatsi niba koko umuyobozi yabyemeye. Ariko hano icyo twavuga, turi bugende tubihuza n'ijambo ry'Imana, ndetse ariko tubihuze n'itorero umuntu abarizwamo. Ibi bikaza gutuma benshi turi bushire impungenge ku birebana n'imyifatire cyangwa se imimerere y'umukristo ikwiye kumuranga bitewe n'itorero abarizwamo. Reka mbahe ikaze rero muri iki kiganiro. Rero nk'uko nabikubwiraga, mu rurembo rwa Rubavu ku itorero rya Gisenyi, ubwo umushumba yagendaga yerekana abazasengerwa mu cyiciro cya mbere ku bupasitori muri ADEPR, hari umugabo uzasengerwa witwa Mutabazi Prince wo ku itorero rya Gisenyi, akaba ari uyu nguyu wegeranye n'umugore we, ntabashije kumenya izina rye, bahagaze imbere ya bafure. Gusa abantu benshi bari kugenda bibaza bati se uyu mugore ko imisatsi ye uburyo ikozemo atari mu buryo bwa ADEPR, uko ADEPR biteganya, byaba byemewe niba hagiye gusengerwa umugabo ufite umugore ukora imisatsi kuriya? Ni ibintu bishobora kuba wenda byemewe ngo natwe tubikore? Rero nicyo gitumye nanjye mvuga nti ibi bintu tubivugeho tumenye mbese igikwiriye ni iki ku mukristo ariko kandi uri muri ADEPR. Rero nifashishije icyo Bibiliya ibivugaho, mbihuza kandi n'icyo ADEPR nayo ibivugaho mu mahame yayo.
Rero ibyo ni byo tugiye guhuza turebe ikivamo. Dutangiriye ku cyo ijambo ry'Imana ribivugaho, mu rwandiko intumwa Pawulo yandikiye Abaroma, ibice 13 umurongo wa mbere kugeza ku wa 3, haravuga ngo umuntu wese agandukire abatware bamutwara, kuko ari nta butware butava ku Mana, n'abatware bariho bashyizweho n'Imana. Nicyo gituma ugandira umutware aba yanze itegeko ry'Imana, kandi abaryanga bazatsindwa n'urubanza. Abatware si abo gutinywa n'abakora ibyiza, keretse abakora nabi. Mbese ushaka kudatinya umutware? Kora neza nawe azagushima. Iri jambo rero riragaragaza ko gusuzugura ukuyoboye iyo atakuyobora mu bibi biba bisa no gusuzugura Imana, kubera yuko Imana ariyo iba yarashyizeho uwo muyobozi. Iyo utumviye ibyo akubwira, iyo atari bibi, atari ibikuyobya, biba bisa no gusuzugura Imana. Kandi ikindi uba ukwiye kwitaho ni ukureba ngo ibyo uyu muyobozi anyobora bihura n'ijambo ry'Imana, cyangwa se biri mu murongo wo kumfasha kwegera Imana. Icyo ni cyo ukwiye kwitaho cyane. Rero nk'itorero rya ADEPR mu Rwanda ntabwo ryabujije abagore n'abakobwa gusuka kubera ko ari icyaha, cyangwa se Bibiliya igaragaza ko ari icyaha, ahubwo ryabujije abagore n'abakobwa gusuka mu buryo bwo kwirata ndetse no mu buryo bwo kwishushanya n'ab'isi, kubera ko ab'isi cyane abantu bakunda iraha ry'isi nibo usanga abagore n'abakobwa nyine basuka mu buryo bwo kwirata, mu buryo bwo kongera ubwiza. Nyamara buriya umuntu uko yaremwe, ubwiza Imana yamuhaye ikimurema buba ari bwo original, buba ari bwo bwiza nyine. Ngira ngo n'uwabugumana nta kibazo byatera. Ariko iki kibazo kandi kirongera kikivangamo n'ikibazo cy'ingaruka z'ubukoloni ku bihugu bya Afurika, aho nyine kubera kwigana imico y'Abanyaburayi, ku Banyafurika kenshi bagatoragura ibintu byinshi babonye hirya no hino, yaba mu myambarire, yaba mu buryo bw'imisatsi, bigenda bigera nyine n'inaha mu bihugu byacu bya Afurika, bigatuma rero abagore n'abakobwa bo muri Afurika babona ko uko baremye bakwiye kugira ikindi kintu bongeraho kugira ngo bagaragare neza. Nyamara ubundi uko Imana yabaremye nibyo byiza. Ibi rero bikaba bijyana kandi n'ijambo ry'Imana riri mu rwandiko rwa mbere rwa Petero, ibice 3 umurongo wa 3 kugeza ku wa 4, aho havuga ngo umurimbo wanyu we kuba w'inyuma, wo kuboha umusatsi, cyangwa wo kwambara izahabu, cyangwa wo gukanisha imyenda, ahubwo ube uw'imbere uhishwe mu mutima, umurimbo utangirika w'umwuka, ufite ubugwaneza n'amahoro, ari wo w'igiciro cyinshi mu maso h'Imana. Ngira ngo iri jambo naryo rirabigarukaho neza, aho umutwe waryo ugira uti inshingano y'abagabo n'abagore. Abagore hano uyu murongo nibo ugenewe, kubera ko wenda duhereye hejuru kugira ngo byumvikane neza, haravuga ku murongo wa mbere ibice 3 ngo namwe bagore nuko mugandukire abagabo banyu, kugira ngo nubwo abagabo bamwe batumvira ijambo ry'Imana, barishywe n'ingeso nziza z'abagore babo, nubwo baba ari nta jambo bavuze. Babonye ingeso zanyu zitunganye zifatanyije no kubaha. Niho rero rira jambo nasomye mbere rivuga ngo umurimbo w'abagore we kuba uw'inyuma.
ahubwo ube uwo mu mutima aho kuba uwo kuboha umusatsi cyangwa uwo kwambara izahabu. Nicyo gituma rero na ADEPR yarebye iravuga ngo mbese abakobwa n'abagore basengera muri iri dini ryacu bakwiye kumera gute, kubera yuko urugero niba utaha mu rugo, noneho umubyeyi wakubyaye akakubwira ati muri uru rugo dutaha saa 3 wenda z'ijoro, nuza saa 4 z'ijoro urumva uzaba ukosheje, bitewe wenda ushobora kuza saa 4 z'ijoro wari wasabye uruhushya cyangwa wabivuze hari indi mpamvu ibiteye, ariko nupfa kuza saa 4 z'ijoro nta ruhushya wari wabisabiye, utavuze naho wari uri, birashoboka ko wajya ahantu wenda ukavuga ko uraza utinze, birashoboka bitewe n'impamvu. Ariko niba utabivuze ukizira saa 4 ntugire icyo uvuga, urumva wishe itegeko ry'umubyeyi, kandi umubyeyi ntabwo bizamunezeza. Urumva rero niba no muri ADEPR gusuka ku bagore cyangwa se gukora imisatsi mu buryo itorero ridashaka, biba bisa no gusuzugura umutware, kandi uwo mutware yarashyizweho n'Imana nk'uko twabibonye mu ijambo nasomye bwa mbere. Rero ADEPR yahisemo kubibuza abayoboke bayo kugira ngo babe batishushanya n'ab'isi, kubera ko ab'isi ari byo bakora cyane. Ibi rero ADEPR yarabibujije kugira ngo bitaba inkomyi y'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Rero nyine ni ibintu byavugishije abakristo benshi bibaza bati se muri ADEPR umuco w'itorero waba ugiye gucika, kubera yuko turi kubona hari gusengerwa abapasitori bafite abagore bafite imisatsi ikoze uko itorero ritabiteganya, kandi abo bagore nabo bazasengerwa kugira ngo bafashe abagabo babo muri izo nshingano, ndetse n'abagabo bazasengerwa kugira ngo bafashe abagore babo muri izo nshingano bitewe n'uzaba wahawe uwo muhamagaro muri bo w'ubupasitori. Rero ni ikintu abakristo baba bibaza nyine niba itorero ryarabyemeye, ariko icyo twareba ni uko Bibiliya ntaho ibuza gusuka cyangwa se kwambara gutya na gutya, ahubwo biterwa n'umuco cyangwa se icyo abantu mwebwe mwashyizeho. Buriya hari ijambo ry'Imana rivuga ngo icyo abantu bahambiye mu isi no mu ijuru kiba gihambiriye. Iyo mwishyiriyeho ibintu kubikurikiza bikabananira, ubwo mwakicara wenda mukongera mukabigenzura neza, mukabikomorera bikongera bigasubiraho. Ariko niba wishyiriyeho kuzakurikiza ikintu, uzakurikiza gahunda runaka ikakunanira mu ijuru, babifata nk'uwananiwe inshingano. Rero ngira ngo na ADEPR niba yarashyizeho ko igomba kuba ifite abayoboke bayo badasuka imisatsi, batambara uko bishakiye, ibyo rero no mu ijuru barabizi ko ariko bimeze, no mu ijuru barabizi ko ariko bimeze. Kutabyubahiriza urumva biteza akajagari mu itorero, bamwe bakavuga ngo mbese ko tubikora bariya ntibabikore, ubwo ngubwo dufatanyije gute, turi kumwe dute? Urumva urugero, wenda korali ibaye irimo abakobwa n'abagore, abakobwa bamwe bakaba bambaye amapantaro, abandi basutse imisatsi, abandi bambaye amajipo, bateze udutambaro, bafite imisatsi ya natirere. Urumva ako kavuyo kari muri iyo korali uruhande rw'abakobwa nyine n'abagore, urumva uko mugaragara hari ubutumwa bitanga ubwabyo bwa mbere na mbere, n'ibyo muravuga bikagaragaza
ubundi butumwa. Si uko kandi twabonye ko si uko gusuka cyangwa se kwiyambarira ipantaro ari icyaha, ariko ubaha umuco w'aho uri. Ubaha umuco w'aho uri. Hari umuntu umwe watubwiye ngo hari umuntu wo muri itorero rya hano mu Rwanda rimwe ritemera nyine kwambara amapantaro, wageze i Burayi, ibihugu by'i Burayi kubera ko hakonja, noneho yapurikayo uyu muco w'inaha wo kwambara ijipo. Avuga ati ngewe iwacu nizera gutya, tunambara gutya, ntabwo ndi bwambare ipantaro. Rero byatumye akubitwa n'ubukonje, kubera ko i Burayi haba hakonje. Utambaye ipantaro ngo wambare ibintu nyine bigupfuka ahantu hose, birangira ubukonje bukwishe. Rero byatumye uwo muntu ubukonje bumwica. Ubwo se wavuga ngo yari yashyizemo ubwenge? Ntabwo yari yashyizemo ubwenge. Ni ukuvuga ngo rero bitewe n'ahantu ugeze ushobora guhindura uko witwaraga bitewe n'impamvu runaka. Ushobora guhindura uko witwaraga bitewe n'ubuzima bw'aho hantu, bitewe n'ikirere cy'aho hantu. Ibyo byose bigenda bituma umuntu ahindura. Rero tukiri ku by'inaha iwacu muri ADEPR, umuntu niba aje nyine muri ADEPR aba akwiye kubahiriza umuco ahasanze, kugira ngo bitabangamira abandi nk'uko twabivuze. Rero umushumba hano w'ururembo rwa Rubavu ari kwerekana bano bantu bazavamo abapasitoro, yagaragaje ko aba bantu kugira ngo berekanwe basuzumwe, bagasuzumwa n'inzego zibishinzwe zo mu itorero, akaba ariyo mpamvu bageze aha. Ubwo rero yaba urwego rw'itorero, paruwasi, ururembo ndetse n'urwego rukuru rushinzwe itorero nyine, bakaba baragenzuye bano bantu. Ariko yavuze ko habaye hakirimo ikibazo ku muntu runaka uzajya ku nshingano, bakabona harimo ikibazo, bishobora kugaragazwa izo nshingano ntazazihabwe. Rero sinzi ukuntu ibi biza gufatwa, gusengera umugabo ufite umugore ufite umusatsi utameze nk'uko itorero ADEPR riteganya mu mahame yaryo ndetse n'umuco waryo, ko abanyetorero b'abagore ndetse n'abakobwa bakwiye kuba bameze. Rero ubwo reka dutegereze niba uriya mugore w'uriya mugabo hari uko wenda ari bubwirwe akagusora, cyangwa se niba n'ubundi kumusengera ku nshingano bimeze kuriya bizakorwa, agasengerwa. Nabwo ubwo ni amahitamo y'ubuyobozi, nibubyemera buzamusengera kuri, ariko urumva nasengerwa kuri ziriya nshingano, kuko twabonye yuko umugabo akwiye kuba nyine afite umugore bamusengeye kuri izo nshingano. Birumvikana ko uriya mugabo n'uriya mugore ni ADEPR. Rero ni byiza ko uriya mugore akurikiza uko ADEPR igenda, akaba ari nako nawe agenda yifata, haba mu myambarire, haba uko agaragara, haba muri byose nyine akagaragara nk'umwa-ADEPR. Ariko cyane cyane nubwo twabonye ko kugaragara nk'umwa-ADEPR atari cyo gikwiriye cyane, ahubwo Imana ireba umutima, ariko no kubaha aho uri bigira ubutumwa bitanga, bigatanga n'amahoro mu bandi. Abandi bakristo ntibirwe bavuga bati dufite pasiteri ufite umugore ufite umusatsi utameze nk'uko nyine nk'uko itorero ribiteganya. Mbese bakibaza bati byaremewe natwe tubishyireho? Urumva ikiba gikenewe ni ukwemera ibintu, bakavuga bati
biremewe mubikore cyangwa se ntibyemewe. Niba byemewe rero byagakozwe, niba bitemewe ntibyagakozwe. Gusa ikindi umukristo nyakuri ni uwubaha icyo itorero rimubwira, ariko kandi akamenya ko ijambo ry'Imana ari ryo risumba ibintu byose. Rero ndabashimiye cyane, ubwo reka dutegereze, tuzaba tureba uko bizagenda, ariko nk'uko twabibonaga twebwe twabonaga ko harimo nyine ikibazo hariya hantu, harimo ikibazo gikwiye gukurikiranwa n'abayobozi babishinzwe. Ndabashimiye cyane rero, iyi ni Soko Media. Niba aribwo ugeze kuri channel yacu, wakora subscribe ndetse ukaza gusangiza n'iyi nkuru abandi, kugira ngo amakuru agezweho ajye abageraho 5 kuri 5. Ndabashimiye cyane, amahoro y'Imana n'abane namwe.